Ndagusubije mukunzi wa DMT Rwanda wakoze subscribe watarakoze subscribe mushimiye yuko uri kureba kino kiganiro. Ikiganiro rwose kifite no insanganyamatsiko isa nk'iyihariye. Urukundo rwose rero insanganyamatsiko nyine zitandukanye, abahanzi baraziririmba, babigisha mu mibano bakabyigisha, mu nsengero bakabyigisha, ariko mu by'ukuri isa nk'ibanga nyine naho bera byiza kubera ko ibi biryo banga akenshi rishingira kuko umuntu wese azi guhuza ibivugwa n'ubuzima bwe bwite. Uno munsi rero tujya kwiganira ku kintu kimwe cyonyine ariko kijyanye n'ahari nk'amayobera. By'ukuri umuntu yimisha amahirwe gute mu rukundo bigatuma rutamuryohera. Abenshi rwose bavamo rwose bagashaka ubundi buzima bajyamo, ugasanga ufite umukunzi uramuretse ushatse undi n'undi yenda bigenza uko nguko n'undi bigenza uko nguko, ariko mu by'ukuri pe nta muntu ushobora kuroga umukunzi w'undi muntu, ahubwo nyine twese tujya gukunda ibyo tuba dushaka mu bantu dukundana nabo. Hari ibyo nyine uba yifuza nyine ku muntu muzakundana, ariko hari n'ibyo akwereka mu mumaze gukundana. Niyo mpamvu rero akenshi na kenshi usanga baza ngo kuki wahindutse. Nta muntu uhinduka mu rukundo, ahubwo umuntu agenda ngo ari nyirizina. Niyo mpamvu rero ibyo bintu bisa nkaho bikoshona abantu kubaza ngo ese kumbura uburyohe mu rukundo ko ndi kubihirwa bitameze neza, biri gupfira hehe. Ahanini rero buriya akenshi na kenshi unareba usanga ibintu busa nk'ukomplayininga cyangwa kimwe uri kurekarama usaba, ni ibintu umukunzi wawe yashobora gukora ahubwo wowe utabona. Biterwa n'iki? Cyo tujye kureba. Turebe se mu by'ukuri abantu twima amahirwe gute mu rukundo yo kuryoherwa narwo kandi bishoboka. Muri ubwo buryo rero hari amakupure ujya ureba akabona abanye neza, kumva yifuje kumukura. Rimwe na rimwe rwose hari n'abo bibaho ugasanga rwose umuhungu aguteye gapapu, agutwariye umukobwa mwakundanaga ko akeka yuko mu by'ukuri ubuzima bwaba bwiza nyine nk'ubwo yifuza mu rukundo kuko abubona. Ese benshi baragumana? Katubirebeho. Ntabwo benshi bagumana mu by'ukuri bitewe n'uko urukundo rufite nyine amategeko arugenga, nyine ni formule ihari, ariko se wowe uzi kuyihuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ubuzima bwawe bwite wowe nyine urihariye nk'ikinege ku Mana n'umuryango mugari niko umeze urihariye, ahubwo icyo gisabwa no kumenya ngo ndewe uwo mwihariko wanjye mfite muhuza gute n'icyerekezo rusange cyo kubaho. Umwihariko wanjye mfite mu kubaho muhuza gute n'icyerekezo rusange cyo kubaho. Icyo cyerekezo rusange cyo kubaho niyo formule nakubwiraga. Abantu benshi bifuza gukira. Gukira ibanga nta rindi ni ugukora. Ako se gukora iki? Gukora iki? Icyo ukora rero niyo mpamvu uzasanga umwe yafunguye butike, undi agafungura business yo itanga serivisi, undi ugasanga agiye guhinga. No kubara ko nyine muri formule gukira no gukora. Ako se ukora iki? Urukundo rero niko bimeze. Mu rukundo nabwo niko bimeze. Abantu bifuza kunezerwa bishingiye mu kwanzira neza, gutanga umunezero uturutse cyangwa se mu kimwuhabwa. Ariko se bikorwa gute? Ahangaha rero tujya kuganira n'umunsi mbaha bimwe mu bitekerezo nyine bifite akamaro kandi koko usanga nawe utarigeze ubitekerezaho kandi koko ari byo bakwiye kubitekereza kugira ngo urukundo rukubere rwiza rukuryohere, hato utabaho wasenya n'urwo ufite kanyamara umuntu ufite nk'ikinege ku Mana nta handi uzamukura. Rero muri ubwo buryo mu gihe tubivuge mu buryo busa nk'ubwahuranyije, abantu benshi batinya ikintu kimwe ngiye kuheraho aricyo cya mbere. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kugira mu buzima ni ukwimenya. Kwimenya si ukumenya kwiyitaho, kwiha ibyo ukeneye cyangwa kwiha uburenganzira runaka bwate ngende yizi bavuga ati nyine ngo akabi karimenya. Oya, kwimenya si kwa byo kurwanya uburenganzira bwawe bwite, ahubwo ni ukujya mu imbere yawe muri wowe, ukajya mu isi y'amarangamutima yawe ukamenya ubundi mu by'ukuri koko sibyo kubeshya. Ntitaye ku mafaranga afite, ntitaye ku konsa, ntitaye ku orientation y'ubuzima ndi kugaragaza nyine nk'icyerekezo cyo kubaho. Ubundi njyewe numva nkunzwe iyo ndi gukorerwa iki. Ako kantu ni ingenzi cyane, kuko arinjye usanga nk'amakupure runaka yenda se uri kureba mu nzira bari kugendana, se hari ubona afatanya agatoki ku kandi, hari abandi bagenda batera story nyine bishimye cyane kumva nawe urabyifuje, hari nabo ubona batera bati murahaze, urumva icyo ngicyo. Hari nabo ubona yenda se bagenda usanga umugabo we rwose atahanye agafite umugore we kabona nanjye nyine nakishima cyane. Aho ngaho niho ugiye gushakira ngo njyewe ndinde ukwimenya muri cy'amarangamutima, ubu kumenya ngo njyewe ubundi numva nkunzwe no gukorerwa iki.
niba utabizi rero reka tuce mu byiciro bitanu. Hari umuhanga umwe nyine agufasha gushyira ku murongo nyamara rwo kugusoma reka nawe bikubwire asanga uburyo kwisanga mu cya mbere se mu cya kabiri cyangwa se cya gatatu cyangwa icya kane ntawamenya, ariko abakoze ibyiciro bitanu bitandukanye nyine abantu benshi rwose bisangamo cy'igurupe kinini cyane akumva arakunzwe rwose akumva aranyuzwe. Nubwo ati njye ibi ngibi ndabishimye n'ibindi bitakorwa ariko iki gikorwa ntacyo bitwaye, kareba ko birabivuga nawe mu rugo ati niba tugiye gukora ibi ngibi niba hari iki ngiki ibindi rwose ntacyo bitwaye. Bavuga ngo nyine mwakabura bakarya ngo ni umunyu. Rero ibyo byiciro uko bitanu reka nkubwire ni icya mbere wasanga ariho urwisange ntawamenya. Icya mbere ni abantu bakunda guhabwa impano. Nimba gukunda guhabwa impano simvuze kuzitanga, oya, hari umuntu wumva akunzwe ari uko ahabwa impano, bitavuze ngo ubwiza bwayo, bitavuze ubunini, bitavuze inzira bicamo n'abifashishwa, oya, guhabwa impano. Niba ukundana n'uwo muntu umunsi wamuhaye impano rwose umutima ukasusuruka, waba wabishoboye rwose wamuha impano ukabona umutima warasusurutse, nawe ubwawe uba ubizi, wasanga nawe ari uherereye ukunda impano rwose. Hari abakunda uturabo, hari abakunda ko kurya udushokora bakamwunurira neza kumara akishimiye, hari abakunda guhabwa imyambaro ariko akaba ari impano yahawe akumva rwose umuntu w'impano niyo muntu umukunda kurusha abandi. Niba afite abasore batanu bamukunda ari umukobwa akumva nyine umuntu impano umukunda cyane. Rero kumaze kumenya ngo ese njyewe nkasanga njyewe numva nkunze ko mpabwa impano. Tujya ku cya kabiri wasanga yenda ariho nawe uhereye ntawamenya. Ikintu cya kabiri ni abantu bakunda kubwirwa amagambo meza. Usanga nanjye rero mpereye, usanga nawe ari gutya kuvuga ngo amagambo meza, amagambo yo kumushimagiza, kumubwira wakoze neza, wambaye neza, agapudre rwose kagusa neza, umusatsi washokoze ni mwiza, cyangwa se mu kimwe n'ibindi bintu runaka akora ukamushima. Uwo muntu we rwose ikintu yakoze utaze ngo mushime nyine yajyana bisamba gusa. Niba yateguye ameza, birasa neza, ibintu byose ni byiza, uri umuhanga, cyangwa mu kimwe uririmba neza, ibintu bituma yumva ko nyine afite agaciro n'umwihariko kubaho mu buzima, nyine akumva amagambo mutakagiza. Niba agiye ku kazi mubwire burirwe neza, niba yenda se muhuye nuko wabaye mwiza cyane, bimeze bite. Ibyo bintu nk'ibyo ngibyo rwose kumva umuntu mutaka rwose nta umurutira ku isi. Hato ni umurongo muri isibo ndende, mwakegera urushya cyangwa igobe, uwo muntu umubwira amagambo meza rwose ntawe n'umwe wamutwara, niba bakunda cyane ko numva ko ari umukunda cyane. Akandi kiciro gakurikiraho n'ibyo bibiri bitangira utabirimo, hari cya gatatu, umuntu ukunda gukorerwa ibikorwa bimwe na bimwe, gufashwa imirimo, niba ari mu rugo, niba mufite umuryango, ugenda ugakora muri jardin, ugahasukura abana, ugategura ameza, yabyuka ugasanga bashashe, yaba ari ahantu runaka nakora gukora ikindi kintu, hari imirimo runaka umukorera, umufasha gukora imirimo runaka, ibyo ku makosi umufasha imirimo, cyangwa atebure ko abantu bazakwirirwa bavuga ati nukuza akavuga rwose akarusha radiyo, ariko wowe uraza nibura ubona ko ibyombo yenda se bitogeje barabyoza, cyangwa kimwe se mu nzu hasa nabi, gushyira ibintu ku murongo, akabona nyine umuntu ufashe ibintu niwe kuko umukunda bya nyabyo, no gukora ibyo nyine abita ku mvune ze no kwita ku bimuhangayikishije, akamufasha gukuraho mu nzira ibintu bituma abangamirwa. Ikindi cyiciro cya kane ni icyiciro cy'abantu bakunda guhabwa umwanya rwose usukuye, utavangiye, utarimo ngo ndi kwirukanka, oya. Niba gushaka akabona ko wateguye rwose umwanya uhagije wo kumuvugisha, yavuga telefone akumva ko rwose umuvugishije wabiteguye. Waba muri mu rugo mwati dutembereho gatoya tugiye tuganira, akabona ko wamuhaye umwanya wo kuvugana. Abo ni babandi rero bandagushaka, ndagushaka, wambwiye se oya ndagushaka, shaka umwanya tuvugane. Ariko nyine nabyo biba ari byiza kuko bitabishoboye nyine yanakureka, cyangwa umurongo utabishoboye yakureka. Mu gihe uba ushaka ibintu bya cap uri he tuvugane, akumva mu bantu benshi cyane ibyo urashagaraye, oya ntabwo munezeza. Shaka umwanya nyine uhagije
kumuremera umwanya we bwite, akabona yuko mu by'ukuri wamushakiye umwanya mwiza wo kumwitaho, ibyo ngibyo akaba byishyira imbere cyane. Ibindi byose byakorwa utamuha umwanya rwose, hoya kuba wanohereje ibyo kurya mu rugo, taha buganire. Nuvuga ngo ngiye ngo namusohokanye namujyanye ahantu ari kurira no kurya no kunywa, urya icara muganira, buna ntimurya ariko mwaganiriye. Uwo nguwo rero ashaka guhabwa umwanya rwose, utabikoshoboye ngo nyine ntabwo yumvamo ko akunzwe. Undi ikindi cyiciro cya nyuma benshi nawe wasanga ari uherereye, n'abantu bakunda nyine kuba hamwe ku mubiri. Kuba hamwe ku mubiri niba mukundana, ukaba wumva se umuntu, abakobwa bajya baducika, ugasanga niba yenda se umuntu kumukorera imisatsi, kumucira inzara, kumuterura, uburyo umuhoberamo akumva rwose uri guhobera roho, uburyo niba muri kumwe mukorakora mukuyakuya, niba muri kugendana akamufata akaboko, niba muri mu rugo kakwiyegamiza. Abantu benshi kenshi na kenshi ndetse no kuba urukundo rwabo ruri kure cyane birabagora, kuko unabonye n'akazi kakujyana ahantu kure cyane rwose, byo ntabwo byoroha. Kumubwira ukuntu utamukunda, umuntu umukunda cyane kandi atakubona, byo ntabwo biba byoroshye gatoya. Rero icyo cyiciro nacyo nyine kiba gihari, wasanga nawe ari buri ntawamenya, ariko icyo cyiciro nyine kirahari. Uko ari 5 rero mvuze 5, wowe umenya ngo njyewe numva nkunzwe ndi gukorerwa iki, ukakimenya. Icyo gihe umaze kukimenya, hazaho indi ntambwe y'ikintu cya kabiri. Muvandimwe, intambwe ya mbere ni ukwimenya. Mwisi y'amarangamutima yanjye, ubundi njyewe numva nkunzwe ndi gukorerwa iki. Cya kabiri, kuba uwo uriwe. Banyarwandakazi, dukunda kubikora kenshi cyane, wahura n'abantu ugasanga ufite gahunda yo kwijijisha, kwerekana uko utari, niko nabyita. Ari amazina ushobora kuyabeshya, ari ibyo ukunda ushobora kubibeshya, ari ibyo ushyira imbere ushobora kubibeshya, ugasanga mu by'ukuri wahisemo gukora bya bintu bita ngo kwitwararika. Ariko uko witwararika, burya haba hari abantu buri gihe bahora bagenzura bareba amapine abari. Ushobora kwitwararika rero kenshi na kenshi ukagwa mu ruhande rw'umuntu ukunda umuntu umeze nk'uko umeze witwararitse, ubugushije ishyano. Ushobora kwitwararika ugashiduka waguye mu ruziga cyangwa se mu mimerere nyirizina y'umuntu ukunda uko nguko wabaye witwararitse, ariko mu by'ukuri atari we wowe. Noneho tekereza, ni kenshi rero usanga yenda hano igihe umuntu waguye mu ruziga rwe koko akagukunda, ariko nawe none ugasanga wamukunze bya nyabyo. Amahirwe kuzaryoherwa n'urwo rukundo aba ari makeya pe, makeya, kubera yuko numara kwegerana nyirizina azakumenya. Amahirwe yuko muzagira urukundo ruryoshye, azisanga kenshi umuntu yakunze nyuma yo kumenyana koko atari uwo ari we nyirizina. Aho ngaho bizagorana, kuko bazagufata akanya kongera guhindukiza wa muntu yabonye yakunze, umuhindukiza umugarura mu mfuruka nyirizina y'uri. Aho ngaho nyine bizagorana cyane. Kuba uri we bifite akamaro kanini cyane mu buryo bwa mbere bwo kwerekana uko uri, kugira ngo uguheshe amahirwe yo guhura n'umuntu ukunda nyakuri ukuri. N'ubu uri we uzagukunda azaba akunda kuko umuntu uri we nyirizina uri. Kubana nawe ntabwo bizakuvuna, kubera ko uzabaho ibyawe nyine bitanavangiye kandi bimunezeze. Amagambo ukoresha ntabwo azamubera ikigeragezo, kubera yuko ntabwo agombera ubuhanga buhambaye cyangwa kimwe kuyahimba. Ni wowe nyirizina, ari byo wambara, ari ukurya, ari ukugenda, ari ukureba, byose ni wowe, nta kimwe cyagusaba ko ugomba guhindura. Aho ngaho rero urukundo cyangwa rwose rumeze neza cyane, kubera ko ntabwo uzavunika na rimwe. Uzabura cyane icyo wakwita umunezero n'umunyenga w'urukundo, kubera yuko utigeze wigaragaza nk'uko uri nyirizina. Bizatuma wa muntu ashaka kukunezeza azanezeza uwo utari we.
azagurira icupa umuntu wikundira amasoda kubeshya kuko wenda w'inzoga kandi utazinywa, azaguha impano usanga ntizikunejeje kubera ko wenda wavuze ko ukunda impano kandi nyamara wigaragaje nk'umuntu ukunda impano kandi nyamara wowe wikundira kuganirizwa. Byinshi twavuze kare bitandukanye mu byiciro umuntu yiyumvamo akunzwe, azakora bimwe na bimwe kandi nyamara wowe mu by'ukuri atari byo ushaka. Icyo gihe muvandi uzisanga uhangayitse kubera yuko uzaba wibaza mu by'ukuri uno muntu ubundi ko kiragaragaza nk'unkunda ubu ngubu atakinkunda. Ntabwo umuntu yakunze ari we uri we. Uri kubyumva neza? Ugomba kuba uriwe kugira ngo wiheshe amahirwe yuko uzagukunda azagukorera mu by'ukuri ibintu bya nyabyo bijyanye n'ibyo wifuza gukorerwa mu rukundo. Uje ashaka kunezeza azagukorera ibintu bya nyabyo koko bihwanye n'ibyo wifuza gukorera. Ku rundi ruhande, niyo ukuri nyizina ntacyo kwaba kugutwaye, hari igihe uwo nguwo wagukunze nawe azababazwa no kuba yarashoye ubushobozi aho bitari ngombwa. Anabyo bikunda guteza abakobwa benshi akaga cyangwa kimwe abasore. Narakwizeye mbona uriwe ngo umwanya wanjye nakajyanye ahandi hantu, harabona benze bari kunkunda ukanabanya ibyo nkeneye kubona mu rukundo, ariko kubera ko witambitsemo ugize uwo utari we, waguye mu ishusho y'uwo nshaka, bituma ngukunda kandi nyamara mu by'ukuri utabikwiriye. Wowe uriwe, kuko iyo niyo nkomoko nini cyane yo guhohoterwa ukunda kubaho mu makupure cyangwa se no mu miryango. Wowe uriwe, kuko ubakira urukundo kwibusanye n'ibyo uri byo nyirizina. Ari wowe ntabwo uzabasha kubana n'ibyo bintu, azajya ahora akorana n'umuntu utari we, kandi nawe azaba ari gutakaza imbaraga zo ko ashimisha utari we, kandi nawe ibyo wifuza byagakozwe ntabwo uzajya ubibona. Urukundo ntabwo uzakubyohera rwose. Ikindi cyanyuma cya gatatu ni ukumenya kuvuganira amarangamutima yawe. Kumenya kuvuganira amarangamutima yawe abantu benshi ntabwo babizi pe. Abantu benshi ntabwo babizi, barekara mu burenganzira bwabo batongana, bakarekara mu burenganzira bwabo basa nkaho bari gutera igikomere aho bagusaba. Abagore n'abakobwa bakora ko mufite imbaraga nkeya z'umubiri birangira muhohotewe kubera ko musaba uburenganzira bwanyu. Akenshi igihe umuntu ashiduka ari gutongana, iyo uri gutongana bwa burenganzira wasabwaga ahubwo ubwimo bwikube kubera ko hari n'ibindi biba byashobokaga nyuma iyo utarekaraga icyo ngicyo byakoreka byiza nabyo bihita bikurwaho. Ugasanga uri kurekera amayenda se ko utabonye amavuta yo kwisiga, ugasanga binapfukiranye umugambi wo kuwurenda imyenda yo kwambara. Kumenya kwivuganira ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko niba yenda ufite amarangamutima runaka y'ikintu gishoboka, ugomba kumubwira uti na se muvandimwe, ibi ndabikunda ariko iyo wongeyemo iki ngiki mbikunda kurusha. Akenshi ni ibintu usanga ashoboye no gukora, akacyongeramo kadamara rwose ukishima. Muvandimwe, yenda urahantembereza ariko duhinduka tuze yenda sa nko kwa gatanu, byambera byiza kuruta. Kandi ashoboye kubikora akabikora. Niyo mpamvu ugomba kumenya kuvuganira amarangamutima yawe kugira ngo urukundo rurusheho kukuryohera, cyane ko abenshi mu bo mukundana bafite ubushobozi bwo gukora n'ibyo bindi wifuza kandi bakabikora neza. Rero muvandimwe, nshuti yanjye, ni henshi usanga mu bantu turi kugwa, ariko nk'ibiti ikintu kimwe no kuko ubuzima kugira formule ntaza kubeshya. Formule irahari, aho umenya kwifuza n'uburinzi. Gukira nyine, kora cyane mu mbaraga zawe, mu bwenge bwawe, mu mpano yawe. Gukunda bibaho, witwara ute? Witwara neza mu buryo bwawe n'uwo mukundana, ukamenya ngo ugende kubihuza byose, ingamba zose zafatwa kubihuza n'uwo uriwe nyirizina kugira ngo urusheho kuba byiza. Ndagushimiye cyane, ni iby'agaciro kanini cyane kuba wabashije kumva ibi ngibi.
ushobora kuba wenda ujya kubitekereza cyangwa kimwe wenda biza bisimbuka gakeya cyangwa se n'ahandi waba warabyumvise birashoboka, ariko mu buryo bwo kungurana ubumenyi bujyana ku kubaho neza kwacu, subscribe kuri DMT Rwanda, gikundisha abandi, badusangiza igitekerezo cyawe kijyanye n'uko ubyumva ku ruhande rwawe. Ariko nyine impamvu nyamukuru ituma benshi tutakaza uburyo bwo mu rukundo ntuturyohera rwose na busa, akenshi bishingiye ku kuba wowe rwose pe ntabwo wizi, ntabwo uzi ngo icyo ndi cyo mu rukundo ni igiki, ubundi numva nakundwa neza nkorerwa ibiki. Icya kabiri, wasanga nawe ubwawe utajya uba uriwe, ntabwo uba uriwe bigatuma umushaka kunezeza guha ibyo udashaka kubona. Wituma uhabwa ibyo udashaka kubona, wituma amafaranga akoreshwa mu buryo udakunda kandi amafaranga ahari. Reka kugurira ibyo ushaka kugurirwa, reka guheka niba ari ibyo ushaka. Ibyo ikindi cya nyuma nyine umenya kuvuganira ibyumva byawe mu nzira nziza itabangamira uwo ubwira, kandi mu buryo butanga igisubizo, kuko n'ibyo ngibyo ubona nyine mu rukundo bitari kuboneka kenshi birashoboka. Ndagushimiye rero cyane, Imana iguhe umugisha. Kuri DMT Rwanda tuba duhura kenshi cyane ku nsanganyamatsiko zidufasha kongera kuvugurura ubumuntu muri twebwe, ku rukundo, ubumenyi, ubuzima n'ibindi byose wagishaka gutanga igitekerezo hasi, tukazabirebaho tukabikusanya, tugashaka n'abahanga ngo tuhe ibyo babyumvamo ku buryo turushaho kugira ibyumba byiza kandi bishingiye ku muntu. Ndabakunda cyane.